Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro teye intambwe muhinzi mworozi ndiza yanashidikanya ko aho uri ukomeje kumererwa neza. Turi mu mpera z'umwaka, twizere ko umwaka muri kugenda musoza neza. Twaganiriye ku buhinzi bw'ibigori, tureba uko twitegura, dutegura igihembwe, twita uko dukwiye kwita ku gihingwa, none cya gihingwa twitayeho kiri gutanga umusaruro, kigeze igihe cyo gusarurwa. Kuri uyu munsi rero turaganira ku bikorwa by'ingenzi umuhinzi wahinze ibigori akwiye kwitegura. Mu bikorwa by'ingenzi umuhinzi akwiye kwitegura harimo gutegura ubwanikiro, gutegura ibikoresho azakenera mu gusarura, ndetse n'ibindi byose turi buze kubonera hamwe. Muri iki gihe rero cyo kwitegura gusarura, umuhinzi w'ibigori akwiye kwitegura ate? Nicyo kiganiro cy'uyu munsi turi buganireho. Mu bikorwa by'ingenzi umuhinzi akwiye kwitegura cyangwa se bizakenerwa mu gihe cy'isarura harimo ubwanikiro. Ibyo byose n'ibindi bibazo nibyo tugiye kuganira, ntabwo ari ngiro bisobanure ni ibihe bikorwa umuhinzi akwiye kwitegura, nahe makosa akwiye kwirinda, ese kuba umuhinzi yabikora nabi cyangwa atakwitegura neza bishobora guteza igihombo. Birumvikana byanze bikunze iyo hari ibyo utakoze neza n'ingaruka zikugeraho. Izo ngaruka nta zindi ni ibihombo, ariko rero turashaka kwirinda ibyo bihombo. Dukwiye kubyirinda gute? Twitegura gute? Ibyo byose n'ibindi bibazo nibyo turi buganire. Icyo usabwa kiba ari kimwe, kumaze kubimenyera ni ukutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda. Ni byiza noneho ko wanicana n'ikayi n'ikaramu kugira ngo wumve ibyo ukwiye kwitegura, ibyo ukwiye kwirinda, kugira ngo tuzabashe kubona icyo twakoreye mu gihembwe cyose. Ikiganiro cy'uyu munsi nicyo turi bugarukeho. Tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Eza agronome. Muraho neza. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Noheli yagenze ite? Yagenze neza cyane. Umwaka wo mwiteguye kwinjiramo mute? Turiteguye neza cyane rwose. Ibigori byarabonetse byo kurya kuri Noheli? Neza rwose, bimeze neza ibigori. No murimo muraza kureba bimeze neza rwose. Cyangwa Noheli ntabwo mwikoze ibigori ni umuceri gusa? Nabyo turabirya kubera ko nabyo ni ibiribwa. Turabirya rwose. Yego. Hanyuma twabonye mu gishanga biranagaragara ko umusaruro umeze neza. Umeze neza rwose. Kuri ubu muri kwitegura ibihe bikorwa? Ibikorwa turimo kwitegura by'umwihariko, nk'uko mubizi nyine kino gihembwe cy'ihinga cyatangiye mu kwezi kwa 9. Hano twatangiye guhinga nibura ku itariki 20 z'ukwa 9 duhinga bino bigori. Ubu tuvugana bimaze amezi 3 n'igice. Turateganya ko nibura mu kwezi n'igice kuri imbere twatangira gusarura. Muri rusange byagenze neza, twabonye imvura, ibigori bimeze neza. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo gahunda turimo gushishikariza abahinzi muri iyi minsi ni ukwitegura gusarura kugira ngo umusaruro utazangirika. Yego. Hanyuma twabonye imvura. Hari hamwe na hamwe imvura yabagiye iba nyinshi, ntacyo yigeze yangiza mu buhinzi bw'ibigori hano? Imvura ntacyo yangije, yaguye mu kigero kiringaniye, ku buryo nubwo naho yageraga ikabura, kubera ko twebwe duhinga mu gishanga twaranuhiraga bigakunda, ku buryo umusaruro wacu umeze neza, nta kibazo dufite. Nta mbogamizi zo kuvanga imvura? Nta mbogamizi rwose, umusaruro umeze neza. Yego. Ikizerwa ni cyose. Hanyuma rero ukomeje ati turi kwitegura gusarura. Yego, ni nacyo ikiganiro cy'umunsi turi buganireho. Iyo bavuze kwitegura gusarura ni kwitegura gute? Icyo twita kwitegura gusarura ni ukwegeranya wa musaruro watunganyije igihe kirekire cy'amezi 5 navuze, kugira ngo ugeraho ugiye kuwurya noneho. Kuko iyo uhinze nyine ushaka kugira ngo uzasarure. Umusaruro rero tuba tuvuga uri mu bigori byacu, ni ukuvuga ngo iyo igihe cyo gusarura kigeze, ibigori byeze byumye bigaragaje ibimenyetso by'uko byeze, tubwira abahinzi bagasarura bakabyanika kugira ngo bazagurishe intete zumye neza. Yego. Hanyuma kugira ngo umuhinzi amenye ko ikigori cyageze igihe cyo gusarura, ubundi ni iki kimwereka ko yageze igihe cyo gusarura? Adashobora kudukurikira, yakumva tuvuga kwitegura gusarura, ejo akajya mu murima akaba yasarura. Buri gihingwa kigira ikimenyetso kigaragaza ko cyeze, ariko wenda reka tuvuge ku bigori. Iyo ikigori cyeze cyo ubwacyo, urabona ano mababi ari ku kigori aratangira agahinduka akaba ikigina, noneho ikigori ubwacyo kigacurama kikareba hasi. Ibyo ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ikigori cyeze. Icyo gihe rero umuhinzi tumuha uburenganzira akagisarura, akakigeza aho agomba kugitunganya kugira ngo kitazangirika. Yego. Hanyuma noneho kuri ubu ngubu muri ibi bikorwa twitegura gusarura, ni ukuvuga ngo umuhinzi aritegura gusarura, nta bindi mirimo akora mu murima ye, nta ikiri gukorwa, nta mafumbire akenewe, nta kindi gikorwa? Aho tugeze aha ngaha bwo amafumbire ntagakenewe. Imirimo iri gukorwa mu buhinzi mu murima ni amasuku rusange. Aho turimo kubwira umuhinzi agakuramo ibyatsi bitari ibihingwa, kugira ngo igihingwa cy'ubwacyo kibashe kwisanzura, kinere neza, nta mbogamizi zindi zihari. Nicyo gikorwa cy'umuhinzi. Ibyatsi bishobora kugira icyo bibangamira ku bigori?
ushobora gusanga nyine kubera ko twegereje isarura, ushobora gusanga mu isarura na za mbuto z'ibyatsi nazo zigiyemo, zajyamo rero zazaterwa ahantu ugasanga bibaye ikibazo. Ariho nyine tugomba kubwira umuhinzi nyine agakora amasuku mu murima kugira ngo hazagire ikintu tuzasarura kiri mu murima. Yego. Hanyuma noneho ibigori yamaze kubona ko byeze, bya bimenyetso biragaragara, ikigori cyacuramye, amababi yumye, akwiye kwitegura noneho nyirizina ategura iki? Umuhinzi ikintu cya mbere ategura n'ibikoresho byo gukoresha nyine mu isarura ndetse no kuzanika umusaruro wiwe. Ubwo ategura amashitingi, agategura imifuka mizima yo kuzasaruriramo, agategura n'aho kuzabishyira kugira ngo byume bitangiritse, kuko turi mu gihe cy'imvura, ni ngombwa ko aba afite aho kubishyira mu mahangari kugira ngo babashe kugira umusaruro neza. Yego. Kuri icyo mwari mukomejeho cy'amashitingi, amashitingi ni ayo kubyanikaho, ni ayo kubitwikira? Amashitingi akora ibintu bitandukanye. Ashobora kuyisaruriraho, icyo ni icya mbere, kugira ngo atayishyira hasi ku gitaka, umusaruro ukajya hasi ukaba wagira ubundi burwayi uhita ufata. Icyo ni ukuntu igihe cya mbere. Ikindi cya kabiri amashitingi akora, ashobora kuyubakishaho azasarurira. Ikindi cya gatatu akora, mu gihe yagiye kuvungura yanikaho wa musaruro we. Mu mashitingi akora ibintu bitandukanye. Yego. Mukomeje ku kijyanye no gusarura, wenda avuga ngo arabishyira hasi, ariko ibigori abisarura n'ubundi bikiri muri bya bishishwa byabyo, ntabwo aba yabitoneye. Umuhinzi ashobora kuvuga nimbyanika ntabwo bizahurira n'ubutaka, akaba yabishyira hasi kuko yizeye ko ikigori kikiri mu bishishwa byacyo. Hari icyo bishobora kwangiza? Biragitwaye cyane, kuko buriya hariya hasi tureba ku bitaka haba hari za mikorobe runaka, haba hari uduhumyo runaka dushobora kuzateza ibindi bibazo mu musaruro. Ariyo mpamvu nyine tumubwira ngo asarurire ku ihema naryo ryiza, rimeze neza, rifite isuku, kugira ngo yitegure umusaruro uturuka mu murima nta kibazo ufite, urinde ugera muri hangari nta kibazo ufite. Ni ngombwa rero ko asarurira ku ishitingi imeze neza. Yego. Ku bantu bafite umusaruro mwinshi, hari ufite umusaruro mwinshi adashobora gushyira kuri shitingi cyangwa mu mbuga isanzwe, bo akwiye kubigenza? Umuntu ufite umusaruro mwinshi nawe ntagasarurira rimwe, asarura mu byiciro. Agasarura uyu munsi, agashyira kuri ya mashitingi yateguye, ejo akongera, n'ejo bundi akongera, umusaruro akawurangiza utangiritse. Yego, ni ihame. Yego. Hanyuma ku kijyanye rero n'ubwanikiro, kubera icyundi dukeneye ubwanikiro mu bigori? Impamvu dukenera ubwanikiro ni kwa kwirinda ko nyine umusaruro wakangirika, kuko nabivuze haruguru. Ni ukuvuga ngo ubwanikiro ikintu budufasha, umuhinzi arazana ibigori bye akabishishura, akabimanikamo neza. Urabona hano hagiye hari utwuma umuntu agenda amanikaho, ku buryo umusaruro wiyumisha nta mbaraga ndende umuhinzi ashyizemo, ugenda wuma buhoro buhoro iyo awumanitsemo. Kuko iyo awushyizemo ukamaramo nk'ibyumweru bibiri, umusaruro umaze kuma, ku buryo atangira kugenda akawuvungura, agatangira kujya gushyira ku zuba. Ni uburyo bwo kugira ngo amazi agabanuke mu musaruro wiwe. Yego. Mu kimenyetso kigaragaza ko ikigori cyeze harimo kuba cyumye, cyatangiye kuma, cyacuramye. Yego. Bivuze ngo amazi aba yatangiye kugabanuka. Yego. Umuhinzi yashobora kumva nta mpamvu n'ubundi yo kujyana mu bwanikiro, kuko n'ubundi amazi yagabanutsemo, cyangwa agategerereza mu murima ko kizuma cyane. Yego. Akaba yatekereza ko atari ngombwa gushyira ku bwanikiro cyangwa mu mbuga. Ubwanikiro ni ngombwa, kuko buriya mu murima iyo dusarura ikigori dushobora kugisarura kiri ku buhere wenda nk'ubwa 17 cyangwa 15 cyangwa se 18, ariko nyamara kugira ngo igihingwa umusaruro wawe utazangirika ukeneye kumanura ukagera kuri 13 cyangwa 12. Nta bundi buryo rero yakoresha atari ukwanika. Kwanika rero kugira ngo yirinde kwanika buri munsi, mbere na mbere abanza gukoresha ubwanikiro kugira ngo yongere amanure yigize hasi. None wamara kugira ngo 14 akabona kuvungura, yavungura agashyira ku zuba nk'igihe gitoya, ubwo umusaruro ukabugeze ku gihe cy'uko utakangirika agatajya guhunika. Ubwanikiro ni ngombwa kuba ko bumufasha n'imirimo n'imikeya, kuko iyo amaze gushyiramo akasharika akamanikamo, amara nk'ibyumweru 2 cyangwa se icyumweru kimwe atandika buri munsi, yanika yanura. Ni bwiza rero, buramufasha. Yego. Ubundi ibigori ni byiza kubyanika bikiri ku bitiritiri cyangwa bihunguye? Byombi birakoreshwa, kuko mu gihe kitari cyavungurwa hari igihe kiba kigifite nyine bwa buhehere, ku buryo wakivungura kikaba cyacika nk'umutwe. Ni byiza rero kubanza kugishyira kucyanika kiri ku gitiritiri kugira amazi abanza agabanuke, none uzakivungure kimaze kugaragaza ko cyumye. Nanone hari akandi kamenyetso twereka umuhinzi ku ntete, iyo kimaze kuma ku buryo kitakangirika haza akamenyetso k'umukara ku ntete nyirizina, nibwo aba yemerewe kukivungura. Akamenyetso k'umukara? Yego. Intete urabona igitiritiri uko kimeze. Igitiritiri iyo ufashe intete ukayimanyura ukayivunguraho, ubona kandi kamenyetso aho ikigori gifatira,
aho intete ifatanira n'igitiritiri. Icyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko ikigori kigeze igihe cyo kuba cyavungurwa. Nacyo ni ikindi kimenyetso tugomba kubwira abahinzi kugira ngo bakimenye, kuko ntabwo wagisaruye uyu munsi wihita ukivungura gishobora guhita gishwanyagurika. Ubwo ntabwo ako kamenyetso niba nkumvishe cyaba ari ikimenyetso bavuga ko hagiyemo uruhumbu? Oya, ntabwo ari uruhumbu, ni akamenyetso kagaragaza ko ubwume bwageze, yuko kigeze cya gihe kitakangirika kugira ngo kiveho neza. Uruhumbu rwo ruratandukanye n'ako kamenyetso. Yego. Hanyuma noneho ku kijyanye n'uko abahinzi baba bitegura, hari umuhinzi ushobora kubara ubwanikiro sinzabubona, sinzabasha kububona hafi cyangwa kubona uko nanika, akarindira kwanura, gusarura ahita agurisha umusaruro we atabanje kujya kumisha kugira gute. Ibyo byo hari icyo bitwaye? Ntabwo ari byo, ntabwo byemewe, kuko ushobora guhita ufata umusaruro wawe ukaba wawugeza no ku isoko ariko utageze ku bwume, none ugasanga uwuguze nahita awuhunika urahita wangirika ubuhunikiro. Ni byiza rero ko umuhinzi abanza kwanika akamenya neza ko umusaruro we wumye, yamara kuma akawuhungira ukabona kujya mu buhunikiro. Yego. Ubwume muvuga ni ubwume bungana iki? Ubwume tuvuga bw'ikigori ni cya kigero amazi arimo aba atagiteje ikibazo cy'uko cyabora. Mu kigori tuvuga ko nibura kigomba kuba kigeze hagati guhera kuri 11 kugera kuri 13 cy'ubwume, cy'ubuhere bw'ikigori bw'imbere. Ibyo umuhinzi ashobora kubyipimira? Tugira ibyuma bipima. Tugira udukoresho hano kuri koperative, ku buryo umuhinzi yanitse turaza tugapima, tukavuga ngo ugeze kuri 14, ugeze kuri 15, agakomeza akanika. Yagera kuri 13, 12, ahubwo umusaruro wawe umeze neza, ukeneye no guhungira kugira ngo ujyane mu buhunikiro. Yego. Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi, turi kuganira ku bikorwa byiza umuhinzi akwiye kwitegura mu gihe cyo gusarura. Twarahinze dukurikirana ibikorwa byacu, ariko noneho harageze ko igikorwa nyirizina cya kindi tuba dutegereje turi benshi cyo gusarura ibyo twakoreye cyangwa se ibyadutwaye imbaraga kiba kigeze. Twabisobanukiwe ko ari ingenzi kubikurikirana kugira ngo bitazateza igihombo mu gihe cyo gusarura. Ariko twakomeje kugaruka ku bijyanye n'ubwanikiro. Ubwanikiro nk'uko bigaragara bwubakishije ibyuma, ubwanikiro bwubakishije ibiti, biragaragara ko ari ibikorwa remezo. Ariko umuhinzi udafite ibi bikorwa remezo cyangwa ubwanikiro, bivuze ko atazasarura neza adafite aho kwanika, cyangwa hari ubundi buryo ashobora kwifashisha. Turacyari kuganira, dukomeze tubane kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uko iki gikorwa nyirizina cyo gusarura dukomeza kukitegura. Ikiganiro cya Tera Intambwe Muhinzi Mworozi, dukomeze tubane. Mu bwanikiro tugira ubwanikiro butandukanye. Hari ubu ngubu ureba bw'ibyuma buhenze, hari buriya bw'ibiti, ariko hari n'ubundi umuhinzi ashoboye ku buryo n'umuhinzi wo hasi nawe yabwikorera. Ubwo twita ubwanikiro bw'igihe gitoya, kuko ubu ngubu tubara nk'ubwanikiro bw'igihe kirekire. Ubwo ngubwo rero n'ubwanikiro umuhinzi we ubwe afata ibiti akabishinga, agashyiraho ihema neza hejuru kugira ngo umusaruro utazanyagirwa, nabwo ubwo ngubwo burakoreshwa nta kibazo. Gushinga ibiti, agatambikaho imbariro nziza, akanasakara, ubundi akagishyiraho ibigori bye, birakunda umusaruro ntiwangirike. Ntabwo ari ngombwa ko si ngombwa gukoresha ubu ngubu bw'ibyuma, n'ubwo busanzwe mu rugo iwacu twabwikorera. Buryo uvuga niba mfite umusaruro toni imwe ibiro 500, ndubaka ubwanikiro bwa metero 3 kuri 3 se, enye kuri enye, bitewe n'umusaruro ufite, ariko ugasharika umusaruro wawe neza. Yego. Ni icyo akwiye kwitondera. Ubundi ubwanikiro bwawe ukwiye kuba butanga iki? Kugira ngo wenda nubwo avuga ati ngiye kubwikorera, ariko byibuze hari iki cy'ingenzi ngomba kubonamo. Hari ibintu by'ibanze agomba kwitondera. Agomba kumenya ko ahantu hafite isuku birumvikana, akamenya ko niyubaka azasigamo umwanya ucamo umuyaga uzabasha kumisha umusaruro wiwe. Ahantu hafite umuyaga rero, hafite n'isuku, ni heza cyane, umuhinzi wese yabanza kureba ko ahafite. Yego. Dutangira twavugaga ku kijyanye n'uko igihembwe cyagenze, bitubwira ko ari igihembwe cyagenze neza, umusaruro mwiteze nkeka ko ari nawo muzanabona. Hanyuma ku kijyanye no gusarura, icyo cyiciro cyo gusarura gishobora kugira icyo cyangiza ku musaruro, kuba umuhinzi cyamuhombya, cyangwa hari ibyo bishobora kuba yakungukira muri icyo cyiciro? Umuhinzi atiteguye neza mu isarura yahomba. Ni nko kuvuga ngo mfashe urugendo ngiye hariya ariko ngeze mu nzira mvamo, ntabwo ugeze iyo ugiye. Icyo umuhinzi ashaka ni uko agera kuri musaruro. Rero atiteguye neza mu isarura yaba ahombye kuri cya kindi yateganyaga. Ni ngombwa rero ko yitegura isarura. Guhomba ni ukuvuga ngo ashobora gufata wa musaruro wiwe atawuwanika neza, umwishe ukajya hasi. Uguye hasi uzabora.
ubora aba ahombye ibiro, hari ibizahunguka bikagenda. Urumva nyine ni ngombwa ko afata umusaruro we ukera akahita awuzana akawanika akawutunganya neza uko wakabaye ku buryo atawuhomba atagombye gutakaza ibintu byose byo mu murima. Uwo nguwo ubara n'uturuka hirya no hino. Mu bikorwa byose by'ubuhinzi iyo habayemo gutinda cyangwa gukererwa bishobora gutera igihombo, cyane nko gutinda gutangira igihembwe cy'ihinga, gutinda gushyiraho inyongeramusaruro ku gihingwa, ku gusaruraho iyo ikigori cyamaze kwereka ko gifite ikimenyetso cy'uko kigomba gusarurwa umuhinzi agatinda. Yego. Ubwo hari ibihombo bishobora kumutera kiri mu murima ntabwo aragisarura. Ibihombo birahari kuko ushobora gusanga imvura iguye nyinshi, imvura yagwa nyinshi ikigori kikajyamo amazi, ubwo cyajyamo amazi ubwa bukonje bwakwiyongera, twaduhumyo tuvuga turi hahandi tukiyongera, uruhumbu rukazamutera, uruhumbu rwamutera agahomba umusaruro. Ikindi ashobora kuba kudasarurira igihe runaka, umuyaga ukaza, umuyaga waza ukabishyira hasi kubera ko byacitse intege, byamara gucika intege byagwa hasi bikazafatwa na bwa burwayi twavuze nyine buri mu butaka no hafi aho ngaho, ugasanga aragenda ahomba wa musaruro we. Ni byiza rero ko umuhinzi asarurira igihe kigeze nta gutinda. Yego. Hanyuma ku kijyanye n'uruhumbu ugeze no kugikomozaho, uruhumbu ni iki mu bigori cyangwa se icyo twita aflatoxin mu bigori ni iki, gifite izihe ngaruka ku musaruro? Uruhumbu cyangwa icyo twita aflatoxin ni uburozi bushobora kuboneka mu kigori mu gihe utagifashe neza, kwa kuri twavuze niba hari utunyabuzima tuba mu butaka uduhumyo, noneho tukaba twafata ku kigori, noneho ikigori cyawe nawe wazakibika ahantu hakonje cyane tugahita dukura, tukamara gukura tukazatera rwa ruhumbu tuvuga. Rwa ruhumbu wazarurya rukazagutera kanseri ndetse n'izindi ndwara zishobora kwangiza umubiri. Urumva ko rero ntabwo ari byiza ko dufatwa n'urwo ruhumbu. Ntabwo ubwo bivuze ko bishobora kwirindwa? Ruririndwa cyane uruhumbu, turwirinda nyine dukora bya bikorwa byose twavuze. Umuhinzi asarura igihe, agasarurira heza, agakurikirana umusaruro neza, umuhinzi ararwirinda rwose bigakunda 100%. Yego. Tuganira ku kijyanye na hangari kwanika ibigori, hari uburyo umuhinzi ashobora kwanikamo ibigori. Hari ukubyanika bikiriho ibishishwa cyangwa bishishuye. Ikiza ni ikihe cyangwa uko ibigori byakwiye kwanikwa ni ubuhe buryo? Ibyiza ibigori byanika bishishuye, kugira ngo icyo dushaka ni ukugira ngo nyine twoherezemo wa muyaga wumishe za ntete, bwa buhere bugabanuke, nicyo cyihuta cyane. Urabishishura ibigori byose, amababi yose ukayakuraho ukagisharika rwose nta kibazo. Kubyumisha biriho amababi hari icyo byakwangiza? Biriho amababi hari igihe uteganya ko ushaka kugira ubukonje muri iyo hangari. Ugize ubukonje muri iyo hangari, ya mababi y'ubwacyo nayo araza kubika andi mazi imbere mu ibabi. Naza kubika andi mazi bize kongera ubuhehere kuri za ntete, bize gutera kwakubora. Ni byiza rero ko ya mababi yose yigizwayo ukakimanika kimeze neza nta mababi ariho. Yego. Hari ikibazo tujya dukunda gusorezaho n'ubwo uri agronome ibyo byose urabizi, ku kijyanye n'ubuhinzi bugamije ubucuruzi cyangwa bugamije amasoko. Ntabwo ari uguhinga ngo dusagurire isoko, ahubwo ni uguhinga tugamije kujyana ku isoko. Bivuze ngo ni ishoramari umuhinzi aba ategereje kuzabonamo amafaranga. Ubuhinzi bw'ibigori burimo amafaranga? Amafaranga arimo cyane. Amafaranga arimo cyane kuko iyo uhinze ikigori wenda nk'umuhinzi hano uhinga nka ari 10, ubwo ni metero 10 ku 10, reka dufate rimwe, agahita akuramo ibiro n'ibiro 60. Kuri ako karima kangana gutyo ka metero 10 ku 10, icyo gihe urumva ko ibiro 60 birimo amafaranga menshi kandi ntabwo bimusaba imbaraga cyane zihambaye. Icy'ingenzi bimusaba n'imbuto nziza no gukurikirana imirimo gusabwe na agronome, ubundi akagira umusaruro. Kuko ubu ngubu nk'ikiro niba kigura amafaranga 710 n'amafaranga menshi. Yego, ni ngombwa rero abantu bakangukira ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza. Yego. Hanyuma ubuhinzi bw'ibigori twari tumenyereye kuva mbere ndetse n'ubu ngubu. Kuri ubu ngubu itandukaniro rimeze rite ku buhinzi bw'ibigori mu myaka yashize n'iyi myaka y'ubu ngubu? Bona bihagaze bite? Mu myaka yashize ndetse n'ubu ngubu ubuhinzi bw'ibigori bwateye imbere kuko umuhinzi yamenye icyo gukora cya nyacyo, yamenye gukoresha amafumbire y'imborera n'izindi nyongeramusaruro ndetse no guhinga imbuto nziza. Mu gihe mbere yahingaga imbuto itari bumuhe umusaruro, ariko ubu ngubu kubera ko ashaka amafaranga ahinga imbuto imuha umusaruro ndetse n'ibyo bikorwa byose byerekeye n'ubuhinzi abikorere kandi ku gihe, agira umusaruro mwiza, amafaranga nayo abone menshi. Yego. Mwakomeje ku kijyanye no gusarura ibigori bigomba kuba byumye, ariko tuzi ko ikigori cyokeje kitagomba kuba cyumye. Niyo tubiguze ikigori cyokeje twumva kirumye.
tubara ko badupfunyikiye. yego nta bahinzi bahinga ibigori byo kugira ngo tuzabone ibyokeje. abahinzi nabo barabihinga ariko nk'uko mureba hano twebwe hano ku butaka buhuje dukangurira abahinzi ko tuba tugiye gushora imari ku mafaranga ariko tukabakangurira ko bashaka n'indi mirima hafi yaho ku buryo ibigori bahinze hano mu butaka buhuje ni imari abihinga agamije kugira ngo azagereyo amafaranga ariko nanone akaba afite bya bindi bya hahandi akuramo ibyo kotsa noneho bino akabishakamo amafaranga bino akabishakamo ibyo kotsa ndetse no gutekera abana. Yego uwokeje hano mubara ko yakoze ikosa? ntago ari ikosa nyirizina ariko ni byiza kubera ko amaze kumenya agaciro k'inuza k'icyo ashaka namaze kuvuga ati ndashaka bizinesi ashaka amafaranga nawe aravuga ati ibi ngibi si ngombwa ko nzabyotsa ni ngombwa ko nzabikoramo amafaranga. nawe abizi umuhinzi avuga ati ngiye gushora imari akemera akaguza no muri banki ntabwo waguza muri banki ugiye guhinga ibigori byo kotsa. nizere ko abahinzi badukurikiye bitegura neza iki nicyo gihe cyiza cyo kwitegura. ni byiza kwitegura rwose iki gihe ni iki. amafaranga ntashirire mu minsi mikuru gusa. nibyo kuko nyine yashiriye mu minsi mikuru bazabura icyo bakoresha mu isarura. Yego hanyuma bonane mukiteguye ite nka agronome? ubunani bwo tubiteguye neza ni neza kuko njyewe ubundi iyo mfite umusaruro no mu murima mba nishimye iyo mfite ibyishimo rero na bonane yanjye aba ari nziza. waba ufite ibyo byishimo mu murima wabiboneye mu murima bo wasize mu rugo? nabona nasize mu rugo itako ry'ihene riraboneka? riraboneka cyane kuko niba umusaruro umeze neza amafaranga araboneka kuko wabize nyine agronome ndahembwa nyine buri kwezi niba mfite icyo nkora rero kigaragara neza narageze ku ntego umushahara uba uhari abo mu rugo nabo bakagira icyo barya. ntegereje ubutumire none ndumva dusoje utabumpaye bwa bona. ndagutumira ndaza guhamagara kuri telefone. urakoze cyane reka tukwifuriza umwaka mwiza. murakoze namwe umwaka mushya muhire. uzababere wo guhinga mukeza. murakoze rwose. murakoze cyane. yego murakoze. Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe muhinzi mworozi twatangiranye kuri uyu munsi ndizera ntashidikanya ko isomo ry'uyu munsi ryari ingirakamaro. Kuri uyu munsi twaganiraga ku bikorwa byo kwitegura gusarura cyane cyane nabitegura gusarura ibigori. Kuri uyu munsi nibyo twaganiriye twabonye ibyo umuhinzi akwiye kwitegura gutegura ibikoresho by'ibanze azakenera mu gikorwa cyo gusarura yaba ari ugutegura amahema cyangwa se amashitingi imifuka myiza yo gutwaramo ibigori kumenya neza ko ikigori cyeze akabasha gusarurira ku gihe ndetse n'ubwanikiro ni ingenzi cyane mu bikorwa byo gusarura ibigori. Twabonye ko ubwanikiro budufasha kumisha ibigori bidafite aho bihuriye n'imvura cyangwa se ubundi buhehere bushobora gutuma byongera uruhumbu cyangwa bikangiza wa musaruro. Twabonye kandi ko kudakora ibi ngibi neza cyangwa kudasarura ku gihe kutanika neza kudakurikirana umusaruro bishobora kudutera igihombo. Umusaruro twakoreye kuva mbere dutangira igihembwe cy'ihinga dushobora kuwubura ku munota wa nyuma mu gihe ibi ngibi tutabikoze neza. Ariko kandi mu gihe twabikoze neza nta kabuza umusaruro uraboneka kandi ukaboneka ari nta makemwa. Ikiganiro cy'uyu munsi nta tugisoreje reka nkwifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe dukomeze no kubifuriza impera z'umwaka nziza ndetse no gutangira umwaka mwiza wa 2024 tuzahinge tweze aborora tuzorore kandi bizaduhire. Ikiganiro cy'uyu munsi nta tugisoreje komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe televiziyo Rwanda. Bye bye.